yaraje ikibazo afite n'ururimi ntago bihura n'umuhanga ntago n'umuntu ugishidikanya kuri Yusef nta umushidikanyaho ikibazo gikomeye cyane nta umushidikanyaho murashaka gushimisha abafana wajya bashimisha gute niyo mikinire ye reba Yusef nukuvuga ngo niko barabu uzareba barabu imikinire yabo reba uyu mwarabu wo muri Berkane kakinaga ku ruhande bavugaga ngo gasa ngo nazicengo neza nukuvuga ngo bashaka gufinyora umupira kandi bakabibyaza umusaruro nukuvuga ngo kuva Yusef natangira kumubona abantu bose bagendaga bamushidikanyaho uko bwacyaga bwira bagendaga bamwemera nukuvuga ngo ni Yusef utanga passes zikavamo ibitego ni Yusef utsinda ni Yusef wataka atera pressing ajyana imbere we ntagasubiza inyuma imipira uzarebe Yusef ni ikosa bamukorera yinjira ibyo abakinnyi benshi bacu batinya za duel ntago bashaka kwinjira ngo baze gucenga ntago ntiyakari umukorera ikosa ntago ibyo yabibasha nukuvuga ngo Yusef karita afite ni imwe pressing washyizemo arayishobora uzanye bamusimbuje Sajat hanyuma Sajat ku mipira y'igwa hejuru Sajat umutoza reka mubwire Axel umutoza ashobora kureka bati ibintu ndi gukina urumva njyewe Yusef ndi kubona yananiwe umutoza utekereza ko urusha abantu byo gutoza wowe abafana bavuze ngo bamushaka umva Axel ntabwo urusha ibintu byo gutoza umuntu utabamanye yatoje igisatwa ariko nawe buretse ari igikombe aratwa ari kuri rwego reka mubwire afite umutoza ashobora kuba umva ashobora animation ndi gukora cyangwa ukora hereri aha gukosa ni bya muntu rero nanjye nakubwiye ngo impamvu we arakuba ntakoze kuko kunganya na gorira ubwabyo ni ikosa rikomeye kuri Sport ni igitutsi kuri ubusese ko yamutsinze kunganya na gorira ure ko yatsinze rero ubushize iki match ya gishuti Simati ntago ari match na mukara turi muri champion ikiri uyu yaranangaje narigize ngo habaye match yo kwishyura narigize ngo oya nubango ikintu gihari mbambwire we aratetse bati ngewe ibintu ndi gukina nkeneye uyu n'uku bw'impamvu niyi ntabwo ari ukuvuga ngo yanze ariko arabiyeza ni nayo mpamvu Masudi yirukanwe yangaga gukinisha umwana wa Mateso avuga atararandaga nawe yarabizize umutoza wese izo ngaruka kubyirengera ariko kuba byabaye ikintu mutari kumva ni iki kuba ibyo byabaye nyuma byaje kugaragara nk'ikosa ikoresheje bitabuze ariko umva nkubwire amakosa arayifite n'aba bakinnyi impamvu barimo kwivumbura utagira ngo hari ikindi Rayon Sport ubu kuntu ihagaze nk'aho idafite nyirayo gute icyambere amagi yabundikira nta nkoko zihari yabaye amahuri amababa yarapfutse Platini yavuze ngo cyari yandirimbo ya Platini niko wakoze oya amababa ngo yarapfutse yagurukaga nukuvuga ngo reka mbaza nkubwira ikintu kimwe papa nukuvuga ngo bwabukana Rayon Sport cya gitsure cya Rayon Sport Masudi ashobora kuza agafata komite iririmo na retired captain akayigaragaza agati ibyo bamubwiye ntiyumve ikipe akayifata akayicacanga bamuhamagara kuri telefone ntayitabe Rayon Sport ntiyakabaye iri kuri uyu mwanya iriho ikiri kuzira nyine nuko ari discipline Kiyovu ntabwo yakabaye iyoboye kugeza ubu Rayon Sport iri hariya ntabwo irusha abakinnyi nitsindwa nawe Kigali kugira ngo wumve neza ko biri pire nitsindwa nawe Kigali muri finita Rayon Sport izavuye ku gikombe ku munsi wa 10 wa champion wa wa champion ariko nyabureka niwe tubivuga tukagira gutya ikipe y'Abanyarwanda igeze habi ikipe turayikije iyo ndi sijene turaza kuyigarukaho kuko ngewe narabivuze ntabwo tuzemera ko ikipe y'Abanyarwanda igera higeze Karenzo ya match warayirebye ntabwo tuzabyemera byaradesovye ku munota wanyu no kuvuga ngo wenda nuko babaza abarebe bayikunda ariko no kubabaza umupira w'u Rwanda kuki Rayon Sport yamaze kuba ikipe isanzwe Romami ko mu butumwa Romami Marcel uracyari umutoza muto cyane ikipe y'abasaza yabo bita waze bakagombye kuba bari mu rugo bari mu bana bubaka amazu bari mu biraro by'inka bakurikira imiradi yabo ya AS Kigali ikipe ya wana miradi abantu bari muri retirement
mu miradi ubundi iyo abantu bagiye muri retirement basubira mu miradi yabo bakareba imirima y'amashu inyanya amaduka arimo arakora ibyashara bigatangira gukora bibereye mu biraro by'inka na za ngofero na za ngoma Roma mikipe ya waze ikumbuye atatu rigama zarashize zarashiririye ntibavaho bari nta muntu utera ishoti ngo ariyenze umutaru ndakubwiza ukuri Romami iyo kipe irimo abakinnyi batarenze 4 harimo uyu mwana muto w'ibiri wa Ntuza Ramazani harimo uyu mwana wundi ukina ku ruhande Ntuza Christian Safe harimo uyu muhungu Ntuza Mose wa munyaga nawe yirukanwa yivumbuye ari wabo muri Ghana rekare Robert Saba oya ntuzi umusipe mu defenseur Lamine Moro harya Lamine Moro ameondoka amakuru nayo ufite habaye ikibazo nawe ngo yaragiye kuniga umuntu nabyo turazi kiriya kintu kiniza umuntu Lamine Moro yahumeka ariko nawe ko Lamine Moro afite ibibazo Lamine Moro yagize ati baramubuze noneho urabaza Kigali ngo ni ibibazo bya famiye tayari ngewe ngo namaze yarahondotse wageze akaragana tayari no kuvuga ngo hasigaye icyo bita abasaza bagiye muri retirement kare nuvuga kuri radio Rugwiro Erive takri hariya baramuryamishe Amadeus kuruhande rw'inyuma baramuryamisha buri kanya mumva mufata mushake abantu ise wakwinica yitwa ndi harya Mugemana Dr Mugemana kankubu ubutumwa kambanze negere mikoro neza kandi abahungu fata Yusef mumushakira ikintu bita massage onana ntaga azakinira massage ntiwamenya afite karito eshatu zaruje match kuri Gorika barasora liste reka tube turetse twerwa fi confirm kuko imvune ntabwo ikanganya zaki oya amakarito oya byihorere icyo mubwiye cyagorera kiraryoshye ikipe ntabwo ndi kugiha iyi kipe y'abantu bavuye ku rugerero Romami abahungu bafite experience ariko ubutumwa bohereze komite mbere na mbere reka abafana baremera komite abafana baremera niho ruzingiye gute abafana baremera ariko ugera na match ya Gorilla abafana ba Sport ukabura ariko bimbwira umuntu bayemera reka mubwire Axel byihorera ni bayemera bavuga ariko ikipe y'abafana ku isi hose ntabwo ari umwihariko wa Rayon abafana nibo bafata icyemezo ku ikipe yabo nta hantu biba ntumbwire ngo batuzaniye komite ubwo ubufana w'ikigwari abafana bemerewe kujya kuri stade ntabwo nimba mbabwira ngo bigaragambye ariko ntabwo wanyoborera ikipe kwemera kare abafana bafashe ngo baratuzaniye komite mu abareyo babaye ibigwari ryari ku buryo bageraho batubwira ngo batuzaniye abantu ngo urumva ngo badushyiriyeho komite barabese n'abazanye nawe ko ari mwebwe mufite ikibazo abareyo nusibo batoye nusibo batoye abayobozi babo byihorere ibyo ngibyo niyo amategeko bashyize muri sale barayifunga bati muratora bande bashyize muri sale sabareyo ntibakuyobye nduguyango abo turimo tuvuga bariyumva wowe tuzimuze abana bakubwira ko utatuzana mu ntambwe utatuzana mu ntambwe ariko nicyo nibaza abareyo mwabaye ibigwari ryari kugeraho muvugira mu matamata mujya kuri stade ritayadi ntareka ikipe y'abandi ntayishoboye nutsinda AS Kigali muri ejo bundi akurashinyagura ukayishyira hasi natsinda Gorilla aratsinda AS Kigali ariko wayiretse ni mugoroba AS Kigali iratsinda yatsinze Musanze se yatsinze ndetse niyo kipe witari yatakaza match hafi niyo kipe itaratakaza match ntayo niyo pia tuvuga nta etese niyo yigaragaza ariko rero yatakaje nyinshi siko tubimenyereye uye none se reka urashaka kongera kabiya karindwi none se ubundi nkubaze ndakubaza buretse ubu rero izongera ibiya karindwi abafana batuze baceceke bagere uyu munsi ntituri kuvuga imyaka 3 cyangwa ineruka tuba ku gihe cya Sadat ndetse na Jean Fidel ubundi mbere yaho byibuze guhera za 2017 gusubira inyuma Rayon Sport ifite ibikombe bingahe bya champion narigiye amara imyaka 3 nta gikombe ifite yes nta gikuba kiracika ariko byibuze yabaga pretending
ni ukuvuga ngo ni yatwaye icy'amahoro cyangwa byose byanze ku munota wa nyuma ariko cyangwa na crise uretse na crise yabagaho hari n'igihe imyaka 9 yashize rwose cyane bikanga ariko attention hari ukuntu usigaye ureba reyo ukibaza yiruka yishaka ukayibura izaga turimo twumva izi nduru z'umupira reyo zivuyemo turavuga za Kiyovu turavuga za AS Kigali turavuga APR reyo yaribagiranye uragera kuri stade Rayon Sport yakiniye Nyamirambo ukabura abantu kumanywa stade irimo busa muri weekend urumva urareba ubushagarira bwa reyo bwa bundi bwa reyo tuzi ugasanga ntabwo abareyo barababaye baravugira mu matama ibyo ntituzabyemera abareyo ikipe y'abafana bafite ubushobozi n'uburenganzira bwo gushyiraho perezida buri kwezi bagakuraho bagashyiraho undi kwezi gutaha bagashyiraho undi bagakuraho ibyo ni simbyemera iyi sezo ngo ritadi hari ahantu afite ibipfurumba agiye gushyira Axel mbambwire no iyi kipe ya reyo Axel mbambwire aka kanya nta muntu n'umwe ushaka kujya kwihanganira inzu akodesha byibuze yakwihanganira inzu yawe simbi iki kintu uri kucyumva cyane ni ukuvuga ngo ikipe ya Rayon Sport igihe cyageze ukabona ibyo byose biri kuba bimeze neza rezilita wenda ziragerageza kuboneka ariko ukibaza ngo iyi kipe irihe nimba byibuze bari mu murongo w'uko ikipe iri kubona aho ikipe iri kugana abantu bakwihanganira bikagenda neza ko rezilita zizaboneka reka bare ntabwo bihangane none se nimba bari hanze imyaka saba imbabazi abareye ariko sikunse nose ubu ngubu uhera kuri jewe nsaba imbabazi eyo mwana wa mama Aime umva bakagushyiramo amahedi umva ikintu cya mama umurimo wo kwihangana Aime tubabarire nese nyamaze imyaka 9 nta gikombe twara tubabarire ntabwo izageramo tubabarire umva umire nese sorry kubona amafaranga umva ikintu ngusaba wibwira abareyo ngo bihangane Rayon Sport ntabwo yihanganira Rayon Sport ntabwo ari intare Rayon Sport ntabwo ari hajya uvuga ati ngewe nje gahunda yanjye plan ni imyaka 10 Rayon Sport abafana baza kubivuga kuko hari challenge Rayon Sport yerekanye Rayon Sport nk'ubu igize kigatwara nk'igikombe cy'amahoro wareba abafana bakongera bakagira gute bakavuga ati noneho reka tugaruke icyo gihe nari tadi yahumekamo ariko ndakubwira Rayon Sport guhera Sadati yayifata riye habe ni tasi nari yefe ritayadi turakoresha icyo bita darubini kari tunatumia darubini kari tukabona aho reyijya aho nicyo bita riye ikirenze riye niki riye please icyo rero nicyo kibabaje gusa njye cyane kumbwire ngo nonaha Rayon Sport iratsinze nk'ubu ntureba ibi byose iyi crise irimo ubitsinze match nka zingahe Rayon Sport byibura ikaba nk'iyaka ariko zitsinda gute ariko si abantu yasitsinda gute zitsinda nese ubundi mba reyo icyo nemera ipfuye muri shampiyona ipfuye ku bakinnyi ipfuye kuri coaching ipfuye kuri komite ni kuvuga yabuze pfa na ruguru uti kubera iki Rayon Sport turebe ni ikipe ishaka igikombe cya shampiyona yabaye ya karindwi ishaka kwemeza abafana icyambere ariko irushanini abazamu hera mu izamu ufite igitego kimwe mu cyapa utaratsinda n'utanga na assist hera mu izamu bavuga ngo nabakinnyi bahera mu izamu Olivier umuzamu ninde muzamu urusha ukwizera Olivier hano kwizera sa kinere musubiriyo afite ikibazo cy'urutoki arwo rutoki Axel Olivier ni ishyura muzagukinere urutoki ni ukuvuga ahazi y'umwe impamvu adakina tugize ku munsi wa kangahe nuse si journée ebyiri zimaze kuba ahari atari gukina aho komite ikibazo cy'urutoki hano abazamu hafi ya bose bari kuri twumvikane niba ukwizera Olivier ari umukinnyi wa Rayon akaba adahari ubwo nta ariko afite icyo kibazo Olivier sibyo Rayon Sport buretse ararwaye ndabizi neza Axel yave ariko se ararwaye n'icyo cyamuje gukina kuva ku munsi wa mbere oya nuje yaje ngende kuvuga imikino imaze kuba yaje kuri guhera umunsi reyikina na Espoir mbere se yarari hari byari bitaratungana ngaboneka ibiki
nibe n'ubushobozi rese bisa ashobora kubona amafaranga atari ariko nibyo si komite n'abareyo barimo kutwunganira hano kuri Nuza baravuga bati Reyo ifite abakinnyi ariko ikibazo ni iriya coaching staff ntayihari ariko kare reka mbaze nkubaze reba Masudi ku myitozo ya Masudi ukareba ikintu arimo gutoza abakinnyi reka tuvuge coaching abantu byumve neza Masudi akigera mu Nzove n'uhe muzamu yasabye Bonner yiza asaba Olivier Bonner bamuguze miliyoni 6 none se tanzo miliyoni amafaranga bahawe Olivier ni make par rapport y'abahaye Bonner urumva rero ukeneye muri Reyo ariko umutoza ugomba kunyuranya umutoza yaramusabye yakoze nabi ariko niyo coaching ikibazo cyose komite hazamo reka nkubwire hazamo n'ikibazo cyo kubatwika ntiyashaka gupfa kuyorayora abantu bo ku mihanda ariko byari byoroshye baramubwiye ngo Bugesera nta mafaranga ya recruitment ifite urakoresha test ushaka abakinnyi utaguze abana kuri kw'Imana ndakurahiriye sindakubeshya ngo bigende bite ariko rero yari muri recruitment kuba Olivier adahari si uko itamushaka nuko nta bushobozi buhari kuba Bonner aje niwe makenyi nuri na tayari oyo nese ari Bonner na Olivier niraguzwe menshi nindeze none se Bonner ntibamutanze miliyoni 6 ariko baguraga amasezerano baguraga menshi baguraga amasezerano none se bivuze ngo iyo Masudi avuga ngo umuntu ushaka ari Olivier ko byagenda kose bari kuyashaka bakayabona ariko nituganira Olivier hano muvuge Bonner ikibazo ntagamwemera na Bonner si umuzamu mubi ntago ikipe ishaka igikombe ibaho ifite umukinnyi umwe kuri kabiri ni Makenzi ubu uyu munsi avunitse usanga barimo bahengeka ariko ubu kugeza ubu Bakame ntagifata si igitangaza muri polisi gatatu uwarewe ninde ninde titirere ifite abakinnyi batatu bose badashoboye ntihari mujyanama se ni ubanzamo se mwashimwa bayaje ejo haje Ranzi ejo haje muvandimwe ni ukuvuga ngo bose bari hasi ku buryo icyo ni ikibazo cy'umuyobozi icyo ntabwo ari ikibazo cya komite icyo ni ikibazo cy'umutoza ni ikibazo cya komite abakinnyi bari ikibazo umutoza none se komite abakinnyi abwire Nuza Savi ngo ntuza ngo mugire umutitirere umutoza uko bahinduye Nuza akavaho Bartolome akavaho akazaho raporo Barcelona gutsinda umutoza ikibazo kiri mu kibuga biba bitandukanye n'ibya komite n'uvuga ngo ibya komite irabikora Bartolome yavuyeho hajyaho raporte nusura raporte yakoze iki yaguze ariko bari bazi ko bashatse solution uremera ko ikibazo kiri muri komite ya Barca urabyemera oya ntabwo byemera baguze iriyo zina niba Barca iri tayari gukinisha abana ubwo nyine ni urwego oya komite yatanga nakubajije gatatu warayo ninde icyo ni ikibazo cy'umutoza ntawe uzi nawe bose bari hasi twarabonye match barabagerageje none se reka nkubaze ko akina match zose konana tutaramubona avamo si uko ari ku rwego rwiza ni impamvu kuri gatatu hajyaho umwe hakajyaho undi bikanga Yusufu yavuze iki Yusufu niyo yavuze ati abatoza uyu munsi muri irakomeye umukaseri warayo ninde ukomeye ari sisi no mu ikipe y'igihugu hamagarwa abakinnyi batanga igitego uko agiye matanga igitego Karenzi tugendere hamwe warakomeye simwemera tugendere hamwe uretse gusimbuka reka tubanza duhuze ibintu bibiri Rayon Sport ngenda bikubwini twabivugiye hambere Rayon Sport Masudi Juma yari shuwa ya kane ntabwo ari ya gatatu shuwa ya mbere biranga iya kabiri biranga ibyo babacaga ni byinshi iya gatatu nayo irabananira biba ngombwa ibyo Masudi yabacaga miliyoni 1 n'igice n'iki byose babona ko Afazari Reyo yabyihanganira ikabibona kuko icyo gihe bari mu bihe bibi ifaranga n'iki byose hari amasezerano amwe namwe batarasinya nibiki bemeza kuzana Masudi Juma ariko nibari babiyobewe ko Masudi Juma nta kintu azagira gute kinini azakora kuko iyo wamwizeye yari kuba shuwa ya mbere nta nubwo ari gutekerezwaho mu banyuma
so ni ukuvuga ngo bazanye Masudi Masudi rero simwemera ntabwo kuva ku munsi wa mbere ariko nanjye kamaze nkwereke reka nanjye nkwereke Karenzi njyewe hari ikintu nemera Taifa reka nkubwire ni mpamvu ntarasoza aho hantu nakubwira ni coaching nicyo kintu nureba reyo ko tuvuga ngo urabona ngo nta bakinnyi ariko umutoza niwe ubasha kugorora umukinnyi ufata umukinnyi ukamushyira ku murongo ufata umukinnyi ukavuga uti imeze bityo ubu Keve twese ntitubibona ko yasubiye inyuma uyu mwana wa Mateso ntitubibona twese ko imikinire ye yahindutse cyane Gibu Kasa kirimo atirist yabaye wakarindwa ariko nakiri kuba akinaga wabonaga umwana ari hejuru n'amavubi yaramuhamagaye icyo gihe atanga na pasi nziza ni ukuvuga ngo individuals zarimo hariya muri equipe rwose Gibu Kasa yari yarazamuye ikintu bita urwego rwabo ariko ubu urareba muhire Keve ukamureba ukavuga uti ni Keve Taifa reka nk'urugero reba uyu mwana ntuza w'inyuma Clement umukinnyi mwiza ariko bameze ntabwo uri bunyumva neza Clement yasubiye inyuma Masudi Aziz dukeneye no kujya ku misifurire iminota yagiye ariko aho mutarimo munyumva neza ni ahangaha ntabwo nigeze mvuga ngo coaching ya Rayon irahagije sinavuze ngo abakinnyi mfite ahubwo ikibazo nemera ni kimwe ni ukuri navuze ngo cyane rwose none se ninde zitukwamo nkuru komite yakoze igomba gukora ntabwo yakoze igomba gukora ntabwo ikipe ishaka igikombe igira abadefenseri nka bariya igira abamediateri nka bariya umwataka wa Rayon ninde umwataka wa Rayon ninde none se Rumanga Prince niwe azatanga Sanogo niba hari nase nibaguze n'umubrezili ayibaze Karenzi ntabwo abakinnyi wenda habonetse umutoza udasanzwe ashobora kugira ibyo abakoresha akababyaza umusaruro ariko nabo barasanzwe ariko reka turebere hamwe abakinnyi baraho Didier Gomez de Rosa aza muri Rayon Sport ibyo nari ngiye kukubwira yari afite abakinnyi 13 yatwaye igikombe yacyashe ikipe ayishyira hejuru niba Kanombe bari bararangiye icyo gihe najyaga ndeba Kanombe agiye kujya muri Taifa Kanombe yarangiye ni ukuvuga ngo umutoza w'umuhanga Axel Taifa aracyari uri kujya kure Taifa Rayon Sport reka nkwereke reba cyagiye cyahari ingingo muri Mukuru ujya Taifa uri kujya kure Rayon Sport haba ku kanyenyeri abo babaga ari hose no kuri biro buri munsi ngiye nabanaga n'ibya buri munsi ari Nyanza nuvuga ngo umutoza araza akazana input ibyo ni ibintu bizwi ariko nimba bavuga abakinnyi bamwe neza ko mu masquad Rayon Sport mu makipe abiri cyangwa atatu squad nziza na komite Uramunda Sinoga Axel icyo mvuga nzanagisubiramo ikipe y'abafana iba ari ikipe y'abafana igomba kuyoborwa na ba nyirayo abafana bakihitiramo ababayobora babayobora nabi bagahitamo abandi ntago bahitirwamo ababayobora ikipe y'abafana yihitiramo abayiyobora iyo batabikoze uko babishaka abafana barabirukana bakazana abandi niko ikipe z'abafana zibaho Rayon Sport ni ikipe y'abafana